ndabasuhuje mwese. Uyu munsi tugiye gukomeza isomo ryacu ryo kumenya gucuranga gitari mu Kinyarwanda. Twabonye mu masomo yabanje, twabonye uburyo amanota yitwa mu Gifaransa no mu Cyongereza. Ubwo ni ku bantu bakoresha system y'Igifaransa n'abakoresha system y'Icyongereza. Twabonye uburyo amanota yitwa do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cyangwa C, D, E, F, G, E and B. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe amazina y'imirya ya gitari. Amazina y'imirya ya gitari ari birumvikana ko ari muri ya mazina y'amanota twize, kuko iyi mirya iyo ukoze ku murya ufite ukuntu usohora ijwi, iryo jwi rifite inota ririmo. So tugiye kurebera hamwe amazina y'amanota y'iyi mirya yose, hanyuma tunibaze ese birashoboka ko ushobora kuba wagira akantu ucuranga karyoheye amatwi kari muri iyi mirya yonyine, nta kindi kintu ukoze utari wafata. Ibi babyita open string mu Cyongereza, ni ukuvuga gucuranga umurya nta hantu handi ukoze, babyita open string. So twagiye, reka duhere ku murya wo hasi. Umurya wa mbere wo hasi mu Cyongereza niho ngiye guhera. Umurya wo hasi witwa I. Uyu murya witwa I. Umurya ukurikiyeho witwa B, ni umurya wa B. Umurya ukurikiyeho ni umurya witwa G. Umurya ukurikiyeho ni umurya wa D. Umurya ukurikiyeho ni umurya wa E. Umurya wa nyuma ari wa gatandatu ukaba umurya wa I. Umurya wa I n'umurya wo hasi ukaba I. Umurya wa mbere mu Gifaransa witwa mi. Umurya ukurikiyeho ukitwa si. Ukurikiyeho ukitwa sol. Ukurikiyeho ukitwa re. Ukurikiyeho ukitwa la. Ukurikiyeho ukitwa mi. Niba tugira icyo twita mi, si, sol, re, la, mi, cyangwa I, B, G, D, E, I. Ushobora kuba wibaza ese hari akantu umuntu ashobora gucuranga muri iyi mirya, ibyo twita open string. Birashoboka. Iri somo ikintu rigamije ni iki? Nibutsa yuko iri somo ikintu cya mbere rigamije ni ukumenya gucuranga amanota, kuko iyo uzi amanota, kumenya kuyacuranga neza nibyo bivamo indirimbo, cyangwa se bikaba byagufasha nawe kwandika indirimbo yawe bwite. Dukoresheje open string gukora ku mirya gusa, twamaze kubona amazina yayo ya buri murya. Hanyuma dushobora kwifashisha nk'imirya itatu tukaba twakora akantu keza karyoshye. Ibi bizagufasha kuba wagira imitekerereze mu by'ukuri iyo gutangira kurema ikintu gishya wowe waba wiremeye, kuko gitari nshobora kuyicuranga ncuranga indirimbo z'abandi, nshobora no kuyicuranga ndimo ndabasha kurema ibyanjye, cyangwa se gucreatinga indirimbo nshyashya cyangwa melody nshyashya. So reka twifashishe wenda imirya itatu. Uyu murya twabonye ko ari G, tubona ko umurya uyu nguyu ari D, uyu nguyu ukaba umurya wa E. Twifashishe ino mirya turebe. Duhere ku murya wo hagati, hariho umurya wa D, dukurikizaho umurya wa G, tuze ku murya wa E, dusoreze ku murya wa D nanone. Urumva uburyo iyi melody igenda, wongeyemo utundi tuntu mu by'ukuri yavamo melody nziza. Reka dufate urugero.
aha nakurikiraga iri jwi rindi ririmo kwirangira, ariko urumva ko hari ikindi kintu kiyongereyeho. Noneho reka nse nkunyuranyaho gatoya n'iri jwi ryirangira, ariko nkomeje kugendera kuri ya manota uko ari atatu. Uru ni urugero. Urumva uramutse uri kuririmba amagambo mu by'ukuri muri iyo melody nari ndimo nsa nk'uririmba ntandukanye n'uburyo imirya iri kuvuga, havamo ikintu cyiza. So icya mbere tugamije hano no kumenya gucuranga amanota no kumenya kuyabyaza umusaruro. Nyuma yo kumenya amanota ukaba wamenya gucuranga indirimbo zitandukanye, ukaba waniga no kuba wacuranga indirimbo zawe wiyandikiye ku giti cyawe.